Yesu yakijije benshi nawe uyu munsi ngwino kuri Yesu ibyaha byawe ubibabarirwe. Isabato nziza kandi umunsi w'umunezero. Muraho mwese, Imana yacabwe icyubahiro. Nongeye kunezezwa no guhagarara imbere yanyu muri uno mwanya muri iyi gahunda yo kuramya Imana yacu himbazwe cyane. Twaherukanaga ahangaha mu mavuna twagiranye yari meza cyane. Hashize imyaka 2 none nshimye Imana ko nongeye gukandagira imbere yanyu. Urusengero rusigaye ruri kuba rutoya, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Ubwo rero intashyo ni nyinshi ku isabato yashize. Nagiteraniye mu ntara y'ivugabutumwa ya Gakuta mu materaniro y'intara yarahari. Bamaye intashyo ngo aho nzagira bwa mbere nzabatashye. Izo ntashyo murazakiriye, Imana ibaha umugisha. Ku mpamvu zo kugira ngo ncungure igihe, hari igihe abaririmbyi baririmba ukumva biraryoshye, ariko mwabonye yuko iki gitaramo cyo gushima Imana cyatangiye kuryoha? Mwabibonye cyangwa nta kintu inyenyeri z'ijuru zibabwiye? Hari akantu kinjiye wumvaga bashyiraho nk'izindi nk'eshatu cyangwa enye. Simbavugiye ibintu se? Ubu rero igitaramo cyatangiye gushyuha, ahubwo rwose bantu b'Imana nyine ubwo mube mwiteguye. Turimo turi gusoza umwaka dushima Imana. Ubwo rero buri wese yitegure ku giti cye, kuko ibyo kurya birahari mu buryo bwose. Izina ry'Imana curabwe icyubahiro. Ndashimira cyane abayobozi b'itorero bakomeje gutekereza kunumira nanjye amahirwe tukaza kuyasangira, kandi ngashimira na pasitoro w'intara nawe ubakomeje kubikurikirana akabigiramo uruhare, by'umwihariko abayobozi n'abizera. Ni ukuri Imana ijya ibaha umugisha. Ikindi kintu cyanshimishije, numvise yuko mu myiteguro cyangwa se mu mibereho yanyu nk'abizera muri gusoza umwaka muri abambere mu ntara. Ibyo bintu biranejeje. Ngiye ndi umuvugabutumwa, ariko ndi umuvugabutumwa ujya ubwiriza no ku mafaranga. 10 ndakibwiriza cyane. Mujya munkurikira kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, nkunda kubyigisha, kandi impamvu nkunda kubyigisha, ubwanjye nisomeye amagambo avuga yuko ari cyo kintu Imana ishingiraho ireba niba umuntu akwiriye kuraga ubugingo buhoraho cyangwa atabukwiriye. Icyo kintu rero abantu benshi baragisuzugura, bakumva nta gaciro gifite. Umuntu akumva yabwiriza ibindi, ariko ibyo ngibyo akabyihorera. Nyamara namenye yuko aho naho hari urupfu no gukira by'abana b'Imana bajya mu ijuru. Asomye amagambo ateye ubwoba ko bibabaje kubona umuntu yakwihana ibyaha byose, ariko kudatanga 10 bikazamufungira amarembo ajya mu ijuru. Ijuru yakoreye imyaka myinshi akazariwe. Ngaho tekereza, ibyaha byose warabyihannye, icya 10 uragisuzugura, wanga kugitanga, bya juru washakaga uraribuze. Kumara kubona rero uburemere bwacyo n'agaciro gifite, ngewe nkunda kubivuga cyane, kuko nzi neza ko naranabisomye nawe yarabyanditse ko abantu benshi badakunda kubivuga. Mu nyandiko nasomye y'urwibutso n'integuza, nawe yanditse avuga yuko, kandi ubwo ndiza ko mwatangiye gukurikira, nawe yaranditse avuga yuko ngo abavugabutumwa benshi bagiye banga kubwiriza iby'iyo nsanganyamatsiko, bibwira yuko ngo abazaza babakurikiye aribo bazayivugaho. Ngo noneho abaje babakurikiye abo nabo ntibayivugeho,
batayivugaho ngo mu gihe hari umuvugabutumwa cyangwa se umugabura uje imbere y'abizera aje kuvuga kuri iyo nsanganyamatsiko y'ubusonga, ngo abizera bose bamutera umugongo bavuga ngo ko kanaka atabivuze, ko na kanaka atabivuze, ibyo bintu uri kutuzanira bite byawe? Hano wenda mwebweho kuko musanzwe musobanukiwe nta kibazo. Kera hari ahantu najyaga kubwiriza, kandi muri uko kubwiriza ari nge bivuyemo, umutima ukanyemeza kubwiriza icya 10. Naba ndi kumwe hanze n'abakuru b'itorero bakambaza bati, ese burya nawe usigaye warahindutse igikoresho cya firidi? Firidi isigaye gutuma ngo ujye ugenda uvuga amafaranga wabuze ibindi bintu ubwiriza? Nimutekereze. Kandi nta muntu wantumye ngo ambwire ngo uvuge amafaranga, ahubwo nge numvise umutima wanjye unyemeje kuvuga kuri icyo kintu. Namara kukivuga abandi bati waratumwe. Mu by'ukuri natumwe n'Imana, ariko babona ngo ni firidi yagenje gute? Yantumye, nubwo nayo yantumye, kuko nubundi ni itorero, ni urwego rw'itorero. None se ubu naza ahangaha firidi zitavuganye? Ziba zavuganye mu buzima busanzwe. Ariko bo icyo bashaka kuvuga ntabwo ari icyo ngicyo, ahubwo ari gushaka kuvuga cya kintu kivuga ngo uriya muvuga butumwa, uriya kuvuga biriya gusa. Muzi ko bijya bibaho, ariko kutabivugaho ubwabyo nabyo ni ikibazo, kuko ni ikibazo cyo gupfa no gukira, umuntu akazabura ubugingo cyangwa se akazabubona. Ndetse nimusoma mu gitabo cy'ubusonga ndetse n'ibyo twizera, muzasanga 1/10 n'isabato ari byo bintu bibiri Imana ubwayo yavuze n'akanwa kayo ivuga ngo ni ibyanjye. Ibyo bintu uko ari bibiri, icya 10 n'isabato, mu mategeko muzabibona. Imana ubwayo irabyatura. Nasomye amagambo avuga ngo kubera ukwera kwabyo byombi uko ari bibiri, icya 10 n'isabato, n'ugukomera kwabyo uko ari bibiri, nicyo gituma Satani aribyo arwanya yivuye inyuma kurenza ibindi byose. Muzakunda kubona isabato Satani yigabaho igitero. Cya kabiri muzabona n'icya 10 Satani kigabaho igitero. Byaba rero bibabaje kubona abantu bitwa ko ari abakristo bakurikiye Imana bajya mu ijuru, iyo ngingo Satani akayibateraho bakazahusha intego. Nashimye Imana rero ko mwebwe mwabisobanukiwe kandi mukomeje gukora. Imana ibaha umugisha. Pastor yongeye kuvuga ku cyerekeranye n'umusaruro, nacyo reka nyivugaho gatoya maze tujye no mu bindi. Mu gitabo Inama ku Busonga paje 171 tuhasanga amagambo avuga ngo, isubi ya 3, abantu bose biteguye gukora umurimo udasanzwe w'ivugabutumwa, bakaba bafite urupapuro rwateguriwe gukoreshwa muri gahunda y'umusaruro. Ndababwirane, mujye murangwa n'umwete mu murimo wanyu, kandi mujye muyoborwa na Mwuka Muziranenge. Reka nsabe abantu bafite udupapuro tw'umusaruro mudushyire hejuru ndebe. Muri gusaruza mudufite abatuzanye, mudushyire hejuru. Twa dupapuro twandikaho umusaruro, amafaranga twasaruje, nacyo nutwe dufuraye mutuzamure. Ndarende ngo ndaba dufite. Reba badufite uko bangana. Namwe ni murebe, 1 2 3 nitwo ndi kubona. Muzamure cyane ndebe. Noneho mukituzamura, ndasomye, mukomeze mutuzamure. Ndasomye ngo abantu bose, hano ni kumwanditsi yanditse, abantu bose biteguye gukora umurimo udasanzwe w'ivugabutumwa, bakaba bafite urupapuro rwateguriwe gukoreshwa muri gahunda y'umusaruro. Urupapuro rwateguriwe gukoreshwa muri gahunda y'iki? Y'umusaruro. Iyo turi kujya gusarura tuba turi mu gikorwa cy'ivugabutumwa. Iyo dutwaye turiya dupapuro twandikaho utwerekana ibizakorwa, urwandiko ku rwego rw'igihugu baduha rutwemerera gusaruza, zombi tukagenda tuzifite, tukitwaza na Bibiliya, abo tugezeho bakomeza kuzirikana ijambo turimo tubabwira,
kandi ubutunzi bafite bakabutanga bugakoreshwa mu murimo w'Imana. Kambabwira ikintu gikomeye. Ku itorero mvukaho twari dufite umukecuru wari usobanukiwe n'umusaruro, iteka ryose yahoraga abo wa mbere mu ntara akagororerwa, kandi ntabwo yari umukire, yari umukene. Buri gihe umusaruro wagera, ndabyibuka yajyaga dukusanya turi abana batoya, akadufata akatujyana akaduhuriza hamwe. Yamara kuduhuriza hamwe akaturirimbisha indirimbo yavugaga ngo ye munyabyaha we nanjye ndimo, erega nimukanguke dore igihe cyageze tujye gusaruza. Igihe cy'umusaruro akatugenza atyo. Cya kabiri, uwo mukecuru ntabwo ajya asibama mu bwonko bwanjye. Cya kabiri kitajya gisibama mu bwonko bwanjye, nicyo nabonye n'amaso yanjye mu muryango wa Gasore na madamu igihe nari ndi hano mu Mavuna. Mwari muzi ko hari igihe bansigaga bakajya gusaruza, bakambwira ngo wihangane, ubwo turabonana nyuma yuko tuvuye gusaruza. Bakajya gusaruza njyewe nsiga hanga ndi mu Mavuna, bagahaguruka bakigendera. Nakomeje kugitekerezaho, kandi bakaza gusaruza ni Kigali bakahagira basaruza. Noneho hari igihe bagiye Kigali gusaruza, bazana amafaranga menshi, bahabwa amafaranga basaruje Kigali. Numva umushinga uranyishe, ndababwira nti koko musigaye muri kuzi wacu Kigali mugasaruza amafaranga angana gutya, njyewe ntarayasaruza. Bantu b'Imana mujye muhaguruka tujyemo, kuko ni umurimo w'Imana kandi tugomba kuwukora nawe uko byagenda kose. Andi magambo make ku musaruro, hano baranditse baravuga ngo page 172, mu kugira neza kw'Imana abantu bikoreye umutwaro wo gukora umurimo wayo bamaze igihe bagerageza gushyira imibereho mishya mu buryo bw'imikorere busanzwe, kandi bakagerageza nanone guhanga gahunda nshya n'uburyo bushya bw'imikorere bwo gukangura abizera kugira ngo bahurize hamwe imbaraga bashobore kugera ku bari mu isi. Imwe mu ngamba nshya zo kugera ku batizera ni gahunda y'umusaruro ikoreshwa mu ibwirizabutumwa. Imwe mu ngamba nshya zigenda zishyirwaho ngo abatizera tubagereho harimo na gahunda y'umusaruro. None nkubaze, iyo ubona wicara ntujye gusaruza ngo ugere ku batizera, mu by'ukuri uyicara ukaryama ugasinzira ukumva nta kibazo mu by'umwuka ufite? Ntabwo naje kubatonganya mu nyumve neza, ariko ubwo byavugwaga nibutse ko ayo magambo arimo hano mu gitabo cy'Inama ku Busonga no mu gitabo Ivugabutumwa ni mu Kiga, muzabonamo byinshi ku byerekeranye n'umusaruro. Turi mu kwezi kwa 12 ari nako gusoza. Icyumweru gisigaye kimwe cyangwa se bibiri nabyo ni mu bikoreshe mugere ku bantu b'Imana musaruze. Nari ngiye kurahira ariko sindi burahire, bazabaha. Kandi nimukagire ubwo. Merutse umwaka washize tujya gusaruza, nafasha abanyeshuri nta nubwo nivuze kubatanzi ni Sabato Jean Claude, nafasha abanyeshuri muri kaminuza, ndababwira ni ngaho nimuze tugende maze murebe ukuntu bishoboka. Twaragiye tujya mu bamotari bo muri Kigali. Umumotari wa mbere tumuhagarika, mota turagira ngo dusarurire, akaba arasetse ati si mu bintu by'umusaruro ni ibiki? Tukamusobanurira ati noneho mume nimero yanyu ndaza kubohereza 500. Tugahagarika ni mumotari, mota turagira ngo dusarurire, tukamusobanurira ari ibiki, tukamubwira, tukabona araduhaye. Noneho hari uwo twaje kugeraho ari umudivi, abonye turi kumwa ku musaruro abarasetse, araseka cyane. Ndabaza mota kusetse cyane turi kuwa ku musaruro, biragutangaje? Usanzwe ubizi ntabyo uzi biti? Atumva birantangaje, ntabwo narinzi ko hari abantu bashobora kubaho bakagenda ahantu batazi babaza ngo musarure. Nuko maze ndangije ndamubwira ni noneho ugiye no guhita unwara, ndagenda ngusobanurira byose.
yarantwaye ngenda musobanurira iby'umusaruro. Tugeze imbere abarambyiye ngo rega wivunika nanjye ndi umudivi. Rero ubu ngubu mbona njyewe ntabwo ujya nsaruza, numvaga ntabona ahantu mpera, ahubwo nababonye numva mu mbere y'icyigisho gikomeye, numva ndabakunze, numva nanjye ndigaye, numva nibajije icyatumye nanjye nabasha kugira imbaraga zo gukusanya bari abamotari ngo mbaka umusaruro, mwebwe mukamuri kubikora nkanuye ndeba ntarindi kumwe nabo ntacyo nakoze. Ndabwiza ukuri ko iyo duhagurutse tukagenda baraduha. Nyabuna nacyo mukiteho. Abaririmbyi baraturirimbiye umugore ngo w'inkozi zikira, umugore w'inkozi y'ibibi witwaga Mariya, bafashe asambana. Uyu mugore w'inkozi y'ibibi bafashe asambana bamuzaniye Yesu wari inshuti y'abanyabyaha. Ni nacyo cyigisho ubwo tugiye kwigana. Yesu inshuti y'abanyabyaha. Nagize introduction ndende ariko muri hangana munyemerere dufatanye dusenge. Turagushimye Mana nziza, habwa icyubahiro. Turagusabye ngo bane natwe muri no mwanya mu izina rya Yesu. Amen. Yesu inshuti y'abanyabyaha bamaze kuturirimbira abaririmbyi. Uriya mugore baririmbye nanjye nifuje ko muvugaho nonaha muri no mwanya kugira ngo tumuganireho gato cyane. Iyo dusomye muri Luka igice cya 7 tuza kuhasanga inkuru zinejeje kandi zinababaje. Uhereye ku murongo wa 36 tuhabona uwo mugore w'umunyabyaha wasize amavuta ku birenge bya Yesu. Uyu murongo nituwusoma turasanga amagambo avuga ngo umwe mu bafarisayo aramurarika ngo asangire nawe, yinjira mu nzu ye aricara ngo arye. Umwe mu bafarisayo ntibamuvuze izina, aramurarika ngo basangire nawe, yinjira mu nzu we aricara ararya. Murongo wa 37 umugore wo muri uwo mudugudu wari umunyabyaha amenya yuko arira mu nzu yo mufarisayo, azana umukondo w'amavuta meza ameze nk'amadahano, ahagarara inyuma ye hafi y'ibirenge bye ararira, atangira kumutonyangirizaho amarira ku birenge, abihanaguza umusatsi we, asoma ibirenge bye abisigaye mavuta. Uwo mufarisayo wamuraritse abibonye aribwira ati, uyu muntu iyo aba umuhanuzi yajyaga kumenya yuko uyu mugore umukozeho uwo ari we kandi nuko ameze ko ari umunyabyaha. Wa mufarisayo bagiye kumuvuga izina. Yesu aramubwira ati, Simoni, mfite icyo nkubwira. Muhuguke noneho tujyane, ni igitekerezo twese tuzi. Iki gitekerezo dusomye aha kirimo abantu babiri. Harimo umufarisayo witwa Simoni, hakazamo n'umugore w'umunyabyaha witwa Mariya. Aba bantu uko ari babiri bombi bari abanyabyaha. Aba bantu uko ari babiri bombi bahuye na Yesu agira icyo akora mu mibereho yabo. Uko ari babiri, Simoni nande? Na Mariya. Noneho uyu Simoni nimusoma igitabo cy'Ifuzwa ibihe byose muzasanga ari Simoni umwe Yesu yakijije ibibembe. Muzabisoma. Yesu yamukijije ibibembe. Noneho amaze kumukiza ibibembe, uyu Simoni arebye ahantu Yesu yamukuye, umwaka w'abafarisayo cyangwa se abayuda uri hafi gusoza, yumva yuko akwiriye kumushimira. Yumvise ko akwiriye kumushimira rero, byari mu bihe by'iminsi mikuru y'Abisirayeli, nk'uko natwe turi kwitegura iminsi mikuru wa Noheri n'Ubuntane. Yaje gutumaho Yesu ngo aza mushimire. Igihe yamutumagaho hari mu bihe byerekeye Pasika, mu wifuzwe byose barabitse baravuga ngo iki gihe Yesu yari amaze gukora igitangaza muri iyo minsi cyo gukiza Lazaro. Noneho ngo abantu benshi
aho Yesu ari ngo bumve amagambo ari buvuge n'ubuhamya buri butangwe na Lazaro wazuwe na Yesu. Igihe bahageraga mu rugo rw'uyu munyabyaha Simoni wagiriwe neza, agahitamo gukora ikintu gishoboka cyose ngo yiture Yesu ineza yamugiriye mbere y'uko umwaka usoza. Noneho tuhabonye undi munyabyaha wari umusambanyi, nawe waje ahagarara imbere ya Yesu araturika ararira. Niko dusomye. Amaze kurira afata igikorwa cy'ubutwari, amavuta asuka ku birenge bya Yesu Kristo, amarira n'umusatsi bihanagura ibirenge bye. Simoni arajujura, aritonganya. Yitonganyije, Yesu agira amagambo amubwira ku murongo wa 40 niho twari tugeze. Simoni, mfite icyo nkubwira. Nawe ati mwigisha mbwira. Atangira kugira ibyo amubwira. Reka wenda mbivuge mu ncamake kugira ngo tuze kwihuta. Ikintu gikomeye muzasoma mu gitabo cy'ifuzwa ibihe byose, muzasanga uyu Simoni, uyu nguyu wanditswe aha Yesu ari kubwira, ari umwe mu bantu bajyaga basambanya Mariya. Muzabisoma mu ifuzwa byose biranditse. Ni ukuvuga ngo uyu Mariya wa wundi bazaniye Yesu bamufashe asambana ngo aterwa amabuye, mu bamusambanyaga na Simoni uyu nguyu Yesu yicaye mu rugo rwe yararimo. Uyu munyabyaha Simoni rero arebye ibintu iyo ndayi iri gukora, nawe yibutse ibyo bakoranye, haravuga ariko se buriya Yesu ntabwo azi kureba umugore ari indaya. Uriya ntabwo abona ko umuntu umukozi ari umunyabyaha. Atangira kwijujura mu mutima we no guciraho Mariya iteka, kandi uwo musambanyi we uri kumuciraho iteka barafatanyije icyo cyaha cy'uburaya. Kambabwire, hari igihe abanyabyaha bazirana. Buri abanyabyaha barazirana cyane. Abanyabyaha barazirana. Se mubizi? Abanyabyaha barazirana ku rwego rukomeye. Ibyo sindi witindeho cyane. Ariko inkuri ijya imbabaza n'uyu mutima Simoni yari afite. Umutima wo kuba nawe ari indaya, ari umusambanyi, akawurenzaho umutima wo guciraho iteka uwo yasambanaga nawe, yamara kuwurenzaho uwo mutima, noneho agahindukira akigira umukiranutsi imbere ya Yesu. Yesu rero yamurebye yanga kumusebya. Muzabisoma hano hasi. Yanze kumusebya, amutwara nk'umunyabyaha ku giti cye, na Mariya amutwara nk'umunyabyaha ku giti cye. Uyu muntu rero Yesu uri hagati y'abanyabyaha babiri, ari we nshuti y'abanyabyaha, uyu munsi ndashaka kubabwira yuko natwe ari inshuti yacu n'ibyaha dukora byose azi, ariko agakomeza kuba inshuti yacu. Kambabwire, turi mu isi irimo abanyabyaha benshi, natwe ubwacu twihereyeho dukora ibyaha. Ndetse njya nkunda kubwira abantu, nkababwira ni uyu mwanya tugize nk'ingorane, Imana ikavuga ngo uru rusengero ndarufunze, ngiye gukurikizaho kamera projecteur, buri muntu wese ibyo akora by'ibyaha ngiye kwiprojecta hariya ku rukuta twese. Noneho Imana ikavuga ngo ndahera kuri wowe uhagaze imbere uri kubwiriza. Mwatangira mukareba mukumirwa. Ariko nubwo ibyo dukora ari ibyaha bikabije, Yesu akomeza kuba inshuti yacu, itadusebya, itaduhana. Ariko urwo rukundo Yesu akomeza gukunda umunyabyaha umeze nkanjye, umeze nkawe, Satani ajya akunda gukora ibishoboka byose ngo urwo rukundo arudukuremo, ahubwo dukomeze kubona Imana mu yindi sura no mu yindi shusho. Kubera yuko warwaye, ufite ibibazo, hari muzajya mwumva n'ukuntu umuntu ajya agira ati ngewe Imana yanjye iyo ndi kwisenga hari igihe nyituka. Ngewe Imana nkayituka. Ubundi Imana urayituka uyihora iki? Ariko ngo nkayibwira ngo nkayibwiza kuri nkayituka, ngo hari n'igihe none yibwira njye noneho Imana ihagarara hamwe duhangane, ubundi ije mugahangana wajyaye.
ariko wenda ibibazo byarenze abantu birashoboka. Muri izo ntege nke zose tugira, muri ibyo byaha byose dukunda gukora, inshuti yacu Yesu akomeza kutuba hafi. Ibi bivuze iki rero? Yesu ashimwe. Mwihangane mu nkurikire tujyane. Ibi hari icyo bivuze cy'uyu mugore cyangwa se cy'inshuti y'abanyabyaha tubona ari we Yesu Kristo. Yesu Kristo inshuti yacu kandi inshuti y'abanyabyaha, iyo ugiye kumwiga umusesengura imibereho ye nuko yagiye abana n'abanyabyaha mu bigishwa be, ubona ko yakomeje kuba inshuti y'abanyabyaha. Kandi ibi hari icyigisho bidusigira. Icya mbere, mu mibanire yacu n'abandi tubana nabo gute? Cya kabiri, iyo dukorewe amakosa twitwara dute? Cya gatatu, iyo twakoze amakosa twitwara dute? Twayakoreye abantu cyangwa twayakoreye Imana? Ibyo ni ibintu tuba tugomba gukomeza kugenda dutekerezaho. Mwibuke iki? Yesu mu bigishwa be hari harimo abantu batandukanye. Hari harimo Baritomayo tubona wamwemeye bikomeye, hari harimo ba Yohana bagiraga imijinya, hari harimo abandi bose tuzi bari bateye kwa kundi. Ariko Yesu akomeza kugenda yihanganira buri muntu wese n'intege nke uko ziri n'uko ziteye. Icyo nshaka gutsindagira rero ahangaha, nuko igihe umwaka wari urimo gusoza, aba bantu babiri Simoni na Mariya hari ibikorwa by'ubutwari bakoze, nubwo Satani yaje kubavangira, ariko nyuma bagatsinda. Icya mbere, bombi bazirikanye neza y'Imana mu mibereho yabo. Icyo ni kimwe mu bintu bikomeye bazirikanye icyo Yesu Kristo yabakoreye. Uyu munsi numvise ko turi muri kofera mwisho tunasoza umwaka. Kino gitabo Ellen G. White yaranditse aravuga ngo mbere yuko umwaka usoza ugatangira undi mwaka mushya, isuzume urebe niba ibyo mu bigega byawe mu mifuka yawe bitunganye mbere yuko umwaka mushya winjiramo. Aha yavugaga ku cya 10 cy'amadeni n'ibirarane abantu batatanze. Mbere yuko umwaka usoza, isuzume ngo utangirane n'umwaka mushya n'ibishya na deni y'icya 10 ubereye mu Imana. Muzabisoma. Uyu munsi muri kofera mwisho ni igihe cyacu cyo kongera kwibuka ese imigisha Imana yamaye muri no mwaka wose nayo ikiranukiyemo uko bikwiriye mbere yuko ntangira undi mwaka mushya, nkomeje kuba igisonga gikiranuka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nibutse ibyo Kristo yankoreye muri no mwaka wose. Simoni yateguye ibirori, aratumira abantu bose baraza, arabagaburira bararya, ashimira Yesu. Mariya muri ibyo birori akorera amafaranga y'umwaka wose, ayaguramo igikoresho gikomeye, amavuta akomeye, ayazana ku birenge bya Yesu umwaka uri gusoza mu gihe cyabo. Uyu munsi wowe ntabwo nzi icyo uri gukora, ariko ndashaka kukubwira ibintu bibiri. Icyo ukora mu rwego rw'amafaranga, icyo ukora mu rwego rwo gutanga umutima wawe ukawegura Yesu Kristo. Aha naho ndashaka kuhatinda, kuko abantu benshi bashobora kuzatanga ubutunzi bwabo bakibagirwa gutanga imitima yabo. Sinzi niba mucyumvise. Bantu muracyumvise? Abantu bashobora gutanga ubutunzi bwabo bakibagirwa gutanga imitima yabo, kubera yuko usanga imibereho y'abakristo benshi isigaye yarabaye imibereho yo kumunwa cyangwa se ubukristo bwo kumunwa, ariko iyo winjiyemo imbere ntabwo ubona. Usanga ari ubukristo buregamye hano inyuma, ariko mo imbere ugenda ubona ibitandukanye. Nshuti zanjye, ubwo turi gusoza umwaka, warebye ukuntu Yesu amuha byose. Tuyaturimba ngo nguhaye byose, ukamuha byose, umutima ndetse n'ibindi byose. Isomo dusorezaho twasomye muri Zaburi ya 62 umurongo wa 9, haranditswe ngo mw'abantu mwe mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo,
Imana niyo buhungiro bwacu. Kandi umurongo wa 12 Imana yavuze rimwe, nabyumvise kabiri, ngo Imana niyo ifite ububasha. Abantu dukwiriye gukomeza kwibuka yuko mu mibereho yacu Imana ifite ububasha. Nshuti zanjye, nshobora kutamenya kubivuga neza ngo mbisobanure byinjire mu bwonko nk'uko numva byakabaye bijyamo, ariko nzi neza ko mwuka w'Imana ashobora kugenda byinjiza mu bwonko. Uyu mwaka wakubwira ngo tuvuge ibyo twabonye kuri bagenzi bacu, wasanga biteye ubwoba. Reka mbabwire ikintu nkunda kuvuga giteye ubwoba maze nsoze. Mu ntangiriro z'uno mwaka nasomye inkuru, ibinyamakuru byanditse mu Kinyarwanda no mu zindi ndimi byavugaga ku mibereho y'umuntu umwe w'ikirangirire witwa Celine Dion. Celine Dion birashoboka ko abantu benshi batamuzi cyangwa se benshi bamuzi. Ubwo nasomaga inkuru y'ubuzima bwa Celine Dion, hari ibintu bigera kuri 3 cyangwa se byanangaje, ariko hari ikintu gikomeye namwigiyeho, ari nacyo cyaka namwe ko tuza kumwigiraho maze ngasoza. Celine Dion bavuga yuko afite ubutunzi bukomeye cyane. Ni umwe mu bahanzi bakomeye bafite amafaranga menshi. Ahari abana mubegere cyane, umunsi ku mugani hajemo amajwi menshi. Celine Dion yavutse mu mwaka wa 1968 avukira muri Canada. Uyu mugore yavukiye mu muryango w'abaririmbyi. Uyu munsi dufite igitaramo cy'abaririmbyi. Yavukiye mu muryango w'abaririmbyi baririmba cyane. Byamushoboje gukora indirimbo z'amashusho afite imyaka 12, nibwo yasohoye alubumu ye ya mbere. Iyo alubumu yarakunzwe cyane, maze atangira guhinduka umuhanzi w'icyamamare wagiye agurisha indirimbo, maze atangira guhinduka umukire. 2016 nyuma yaje gushyingirwa n'umugabo, umugabo we aza gupfa 2016. Celine Dion mu kwezi kwa mbere muri uno mwaka, ubushakashatsi bwakozwe ku butunzi afite, basanze afite $550,000 z'amadolari. Nibwo butunzi afite. Celine Dion akaba nyuma yaraje guhura n'indwara mu ndimi z'amahanga bise Stiff Person Syndrome. Ni indwara ifata neurone, imyakura. Noneho iyi ndwara ibisobanuro byayo biteye ubwoba. Bavuga yuko amagambo nasinye ku kinyamakuru Igihe, iyi ndwara ntigira umuti, ifata imitsi ijyana amaraso mu bwonko ndetse no mu rutirigongo, bigatuma imitsi ijyana amakuru ku bwonko idakora neza. Iyi ndwara irangwa no gukanyarara kw'imitsi, ku buryo umuntu atabasha kunama cyangwa kwihindukiza. Iyi ndwara uyirwaye agira uburibwe mu mitsi ndetse akaba yatitira ku bice bimwe na bimwe by'amaboko cyangwa amaguru. Ibi rero bituma umuntu urwaye iyi ndwara atabasha kuvuga cyangwa kuva mu mwanya umwe ajya mu wundi. Ikindi, urwaye iyi ndwara ntashobora kuva mu nzu ngo ajye hanze ahantu hari urusaku, kuko amahoni y'imodoka amubangamira, ndetse ikintu cyose gituma agira amarangamutima azirana nacyo. Iyi ndwara, abarwaye iyi ndwara bitura hasi kenshi, ndetse nta bushobozi bwo kwiramira baba bafite. Ubuhamya bwa Celine Dion nabwo ndababwira. Celine Dion we atanga ubuhamya avuga ngo yasobanura uko iyi ndwara ibimeze nuko imufata. Video ze zirahari mwabibona. Yaravuze ngo
biba bimeze nk'aho hari umuntu uri kuniga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, biba bimeze nk'aho hari umuntu uri kunkanda mu muhogo, nkumva ni nk'ako biri kugenda, nkumva sinshobora guhumeka ngo nzamure umwuka cyangwa ngo nkumanure musubiza hasi. Ibiganza n'ibirenge byanjye bifatwa n'imbwa kenshi, nkumva sinshobora kubihina cyangwa se ngo mbihinure. Byageze, we niko avuga, byageze aho mvunika imbavu bitewe n'uko rimwe na rimwe biba bikomeye cyane ku buryo zishobora no kuvunika. Iyi ndwara rero ni indwara itera uruhu kugenda rugukanyaga. Mwigeze musoma ibyamwidishyi? Yesu ashimwe. Ndi gusoza. Mwigeze musoma ibyamwidishyi? Uruhu rurankanyaga mwidishyi, yagora gukanyaga mwidishyi. Nawe rero ni ko indwara isa nkaho ari kwimeze. Uruhu rugenda rumukanyaga kugeza ubwo we avuga ko rwamukanyaze imbavu zigakonyoka. Ndetse twasomye ngo iyi ndwara ituma umuntu, ni indwara izirana n'amarangamutima. Baranditse baravuga ngo iyi ndwara iyo uyirwaye ukishima cyane urushaho kubabara. Icya kabiri, iyo ubabaye cyane, kuko ni indwara iba iri kukurya, kwa kundi uburibwe bukakurya ukababara, ukababara cyane nabwo urushaho kubabara. Biravuze ngo nubwo yaba iri kukurya uburibwe ufite, irinde kubabara, ukora ikinyuranyo cyo kubabara. Kandi niwiha guseka ukishima, nabwo urongera ubabare cyane. Nk'iyi ndwara ugize nk'ingorane Imana ikayiguha, ariko ntizabikore muntu w'Imana, ugira ngo iyi ndwara si amabura kindi. Iyi ndwara ikubwira ngo wibabara, kandi ikakubwira ngo ntugenze ute, ntiwishime, kandi ikakubwira ngo ntubabare ndi kukubabaza. Iteye ubwoba. Ikibazo, uyu muhanzi Celine Dion hari icyo abuze? Yabuze amafaranga yo kwivuza? Ntayo. Umunsi yashize imerutse kubona hari indirimbo yakoze ari kurira, noneho asa nkaho ubuzima bwe ari kubwegurira Imana kuko byamuyobeye. Turimo gusoza uyu mwaka, wowe kutagize nk'izo ngorane, nubwo wazigize ko Imana yakubaye hafi, wakongera ukabyibuka, ukibuka icyo Uwiteka yagukoreye, maze ugahitamo kumuha byose, umucunguzi wawe mwiza. Uwiteka adashoboze kumuha byose, mu izina rya Yesu.